Muhaye ikaze udahwema gukurikirana ibiganiro bya Kigali Creators. Iyi ni online business nk'uko mumaze kubimenyera. Ndakwibutsa yuko ubushize nabakoreye video yo muri Gmail Farmer. Iyi ngiyi nayikoze mbereka uburyo ushobora gukuramo amafaranga, ndetse uyu munsi nifuje kubereka amafaranga twakoreyemo uburyo tugiye kuyabikuza, kugira ngo nawe ubone ko ibyo tuba turi seriye kandi ari ibintu bikunda byoroshye cyane. Ni ukuvuga ngo aka kanya ubu tuvugana balance yacu dufiteho amadolari agera kuri 0.32. Aya ngaya yose twemerewe kuba twayabikuza. Ngira ngo niwitegereza hano, hari uburyo bwo kuba wakoresha ino Gmail Farmer. Hari uburyo bwo kwiyandikisha, hakabamo account biba byakorewemo, hakabamo gutumira, hakabamo balance, hakabamo setting ndetse na help. Ubu ni uburyo bwose kandi bukora neza cyane. Twebwe rero si cyo tugendereye uyu munsi, tuje kubikuza amafaranga twakoreye muri video. Ngira ngo narabiberetse. Ndakwibutsa gukora subscribe, ugafungura n'inzogera kuri iyi YouTube channel kugira ngo tuzabicikwa n'andi mavideo tugenda tugarukaho uko bukeye nuko bwije. Ndakwibutsa yuko kandi ikindi muri iyi minsi tubafitiye video ziri gutanga amafaranga menshi atari makeya. Niba nawe uri tayari gukora amafaranga, ube hafi iyi YouTube channel. Ikindi ukore like ndetse na comment kugira ngo ino video ibashe kugera kure hatandukanye. Ngira ngo video yo kwiyandikisha muyirebe muri description, muri message cyangwa muri comment irapininzemo, murayisangamo. Ubundi mwiyandikishe mubashe gukora amafaranga, mubashe kuba mwayabikuza. Turaza rero iyo tugiye kubikuza tugakanda ahangaha handitse balance. Reka tubanze turebe balance yanjye dufiteho uko imeze. Ukanda kuri balance, dore ngira ngo bahita bakwereka amadolari umaze kugezaho ayo ariyo. Mbere yari muri hold ya minsi 2 itarashira nababwiraga, ariko iminsi 2 ishize ahita kuri balance ukayabikuza. Ubwo rero reka tuyabikuze. Ugiye kubikuza uraza ugakanda, urabona hano hameze gutya. Iyo umaze kubona hameze gutya rero, ukaza ugakanda hano kuri balance, barayikwereka. Mara kuyikwereka bahita bakwereka aho kubikuza. Balance ngiyi turakandaho gutya, bahita baduha payout yo kubikuza. Dore ngiyi hano, uraza ukanda kuri payout. Umwibutsa ko kubikuza biroroshye cyane, ni kuri muri coin zitandukanye. Nazo ukanda hano kuri payout. Maze ukanda kuri payout bakwereka uburyo bwo kubikuzamo mayifiti ya friend. Urebemo hano uburyo uhitemo. Ushobora guhitamo iyi crypto bot. Iyi ngiyi minimum yo kubikuza ni $1.03. Hano kuri adv cash naho ni